Imana nisingizwe mw'ijuru.
dusabe. Nyagasani Imana yacu, wowe wagennye ku mwana wawe w'ikinege aba musaserdoti mukuru, kandi uzahoraho iteka, turakwinginze abo yitoreye ngo baba abagaragu n'abagabuzi b'amabanga yawe, ubahe guhora barangwa n'ubudahinyuka mu gutunganya umurimo bemeye babikuye ku mutima. Kubwa Yezu Kristu umwana wawe n'umwami wacu, Imana mubana mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Isomo ryo mu gitabo cya kabiri cy'Abamakabe. Bukeye baza gufata nanone abavandimwe barindwi hamwe na nyina, umwami abakubitisha imikwege n'imirya y'ibimasa, ashaka kubahatira kurya inyama z'ingurube zabuzwaga n'amategeko. Nuko umwe muri bo arabavugira ati, mbese icyo utubuza cyangwa se wifuza kutumenyaho ni iki? Twiteguye gupfa aho guca ku mabwiriza y'abasekuruza bacu. Uwa kabiri nawe agiye kunogoka aravuga ati, wa mugome we, uratwambura ubu buzima turimo, ariko umwami w'isi azatuzura tubeho iteka, twebwe dupfuye duhowe amategeko ye. Nyuma y'uwo batangira kubabaza n'uwa gatatu, aherako azana ururimi nk'uko bari babimusabye, arambura n'amaboko nta mususu. Nuko avugana ubutwari ati, iyi myanya y'umubiri nyikesha nyir'ijuru, ariko ku mpamvu y'ishyaka ry'amategeko ye ndayisuzuguye, kandi niwe nizeye ko azayinsubiza. Umwami ubwe n'abari kumwe nawe batangazwa n'ubutwari bw'uwo musore wahinyuraga ububabare. Uwo nguwo amaze gupfa, basingira uwa kane, nawe bamubabaza kuri ubwo buryo. Agiye kunogoka aravuga ati, ikiruta ni ukugwa mu biganza by'abantu, upfanye icyizere uhabwa n'Imana cy'uko izakuzura, kuko wowe udateze kuzukira ubugingo buhoraho. Iryo ni ijambo ry'Imana.
Isomo ryo mu ibaruwa Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyaroma. Bavandimwe, niba Imana turi kumwe, ninde waduhangara? Yo itimanye ndetse n'umwana wayo, ahubwo ikamudutangira twese, yabura ite kandi kutugabira byose kumwe nawe? Ninde wagira icyo ashinja intore z'Imana, ko Imana iziha kuba intungane? Ninde uzazicira urubanza? Ko Kristo Yesu yapfuye ndetse ko yazutse, uri iburyo bw'Imana akaba anadutakambira. Ni iki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ibyago se? Agahinda se? Ibitotezo se? Inzara se? Ubukene se? Imitego se? Cyangwa inkota? Nk'uko byanditswe ngo ku mpamvu yawe baratwica umusubizo, batugize intama z'imbagwa. Nyamara muri ibyo byose tugatsinda kakahava, tubikesha uwadukunze. Koko rero simbishidikanya, ari urupfu, ari ubugingo, ari abamarayika, ari ibinyabubasha, ari iby'ubu, ari ibizaza, ari ibinyamaboko, ari iby'ejuru, ari iby'ikuzimu, ari n'ikindi kiremwa cyose, nta na kimwe kizashobora kudutandukanya n'urukundo Imana idukunda muri Kristo Yezu umwami wacu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Yohani.
Muri icyo gihe Pasika yari yegereje, maze Yezu abwira abigishwa be ati, ndababwira ukuri koko, imbuto y'ingano itaguye mu gitaka ngo ihugute ikomeza kuba yonyine, naho iyo ihuguse yera imbuto nyinshi. Ukunda ubuzima bwe arabubura, kandi uwanga ubuzima bwe muri iyi si azabukomeza kugeza mu bugingo bw'iteka. Ushaka kumbera umugaragu nankurikire, maze aho ndi abe ari naho umugaragu wanjye azaba. Byongeye, ungaragira Data azamwubahiriza. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Nyuma yo gutega amatwi ijambo ry'Imana, hagiye gukurikiraho imihango twese dutegereje n'amatsiko avanze n'ibyishimo. Ndabararikira mwese guhuguka, twerekeze isengesho ryacu ku Mana n'ukwemera gukomeye. Twifatanye n'ab'ijuru, dusabire ibigiye kubera aha hantu. Umwepiskopi arerekeza ku nteko maze ayobora imihango y'itanga ry'ubusaseredoti mu nzego zabwo z'ubudiyakoni n'ubupadiri nk'uko biteganywa mu gitabo cy'amategeko ya Kiliziya. Tuributsa ko iyo mihango igizwe n'ibice bitatu bikuru. Habanza itorwa ry'abahabwa ubudiyakoni n'iry'abahabwa ubupadiri, hagakurikiraho isezerana ry'abatorewe ubudiyakoni n'abatorewe ubupadiri, hagaheruka itangwa ry'ubudiyakoni n'ubupadiri nyirizina. Ku ikubitiro tugiye gukurikira umuhango w'itorwa. Tuzirikane ko Imana ubwayo ari itora, ikigomba uwishaka akiri mu nda ya nyina, nka kumwe byagendekeye umuhanuzi Yeremiya. Ibyo birasanzwe, ariko nanone mu bihe byo hambere umwana Samweli wahoraga mu ngoro, iyo atagira Heli umusaseridoti ntiyari kubasha gusubiza ati, vuga Nyagasani, umugaragu wawe arumva. Kubera iyo mpamvu rero, umudiyakoni arahamagara mu mazina yabo abatorewe ibyo tugiye gukurikira, nibita bakarame, umupadiri waturutse mu iseminari nkuru ya Nyakibanda kubatangira ubuhamya, arabasabira ku mwepiskopi mu izina rya Kiliziya gutorerwa bamwe ubupadiri abandi ubudiyakoni. Uwo mupadiri nawe arabazwa ibibazo n'umwepiskopi, ibisubizo atanga nibinyura umwepiskopi, arabatorera bamwe ubupadiri abandi ubudiyakoni. Kuri buri torwa twese turasubiza tuti dushimiye Imana. Dukoma amashyi, ababyeyi bavuza impundu, ubwo ingoma ziraba zisuka. Mbere yuko ibyo byose biba, ni mucyo bavandimwe twese n'umutima umwe, duce bugufi imbere ya Nyagasani, twiyambaze ubuvunyi bwa Roho Mutagatifu mu ndirimbo Veni Creator Spiritus tujye gutererwa n'umwepiskopi, hanyuma twese tuyikirize duhagaze. Veni Creator Spiritus